Bimeze bite? Ni sawa. Urakomeje mbona uzenguruka izi karitsiye, iyi ni inshuro ya gatanu duhuye. Bimeze bite, byakugendekeye bite? Nyine njye nakodesheje inzu rero, nakodesha inzu muri izi karitsiye ariko nakinze njya guhaha none nabonye ahantu iyo nzu iri kandi na nimero za randi road dufite tukishaka. Ese iyo nzu wakodesheje niyo kwande nyine bimeze bite kugira ngo mbashe no kukurangira? Ubundi umuntu wakodesheje uramuzi, uzi uko yitwa? Ntabwo mpazi, nta nimero ziwe nzi, nta n'ubwo izina ndizi. Rwose nyine narigiye ngenda ninjira mu bipangu ngenda mbaza, ntabwo nyine ngenda kwamenya kabisa byanyobeye rwose kandi ahantu amafaranga mfite rwose. ahantu hari inzu nyinshi rero biragoye, ubwo urahiye kabisa.